hanyuma Charles iki kiganiro cyacu cya sport reka tugihere n'ubundi hano mu Rwanda muri championnat y'ikiciro cya kabiri mu bagabo turaza no kwinjira mu kiciro cya kabiri n'ikiciro cya mbere mu bari n'abategarugori ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Charles ryamaze guhumugisha rero iyi championnat ko Plutona ko Ministeri ya Sport yamaze kuba ihereza uburenganzira Ferwafa yo kuba yatangiza iki kiciro cya kabiri urabizi ko kitigeze gikinwa 2021 kubera COVID-19 benshi bakibaza ngo iki kiciro cya kabiri se ngo ntikizaba kubera ngo bizagenda nkuko byagenze ubushize tubona Kiyovu Sport imanuka na Gicumbi zikongera zikagaruka twabonaga ama equipe nka Sunrise ari mari yubaka arimo agura abakinnyi benshi bakavuga bati se imbaraga za Olivier yinjiranye muri Ferwafa nizihe niba twaba tubona ikiciro cya kabiri koko kitagiye kuba cyakinwa ariko ndagira ngo noneho abantu badukurikiye babyumve neza ko urujijo rusa naho ruvuyeho ikiciro cya kabiri 2020 kigomba gukinwa tugiye kubona twari imanuka mu kibuga tugiye kubona kire imanuka mu kibuga Rwamagana City Akagera turaza kubona za Magaju ndeka da Magaju azakina icyumwaka utaha 2021 2022 iyo na Sunrise Amagaju ya Prito yes Amagaju nyitranje na Muhanga Amagaju za Nyagatare FC zimanuka mu kibuga zo bita za Vision Jeunesse Nouvelle United Stars yo mu Kabagari za Sorwate yigaragaza hangaha arya kipe ndi yakiniraga hano ko nyibagiwe reba ku Ruyenzi ni bayita Pepiniere Pepiniere yigaragaze nandi ma equipe atandukanye ngira ngo wenda Sharire mbere yuko tuza kwakira umutoza wa Etwari Doreste Benimana Richard ndetse na perezida wa Rwamagana City w'Imana Nhemi bakatubwira uburyo babyakiriye Charles kuba ikiciro cya kabiri 2020 kigiye gukinwa none rwa rwitwazo na zanzitwazo n'inzitiza abantu bavugaga cyangwa se bagaragazaga zisa naho zivuyeho byaba bivuze iki ese ubwo wenda turaza kuba tubireba ku ma equipe yo mu burasirazuba Rwamagana Etwari Doreste Kirehe Akagera nandi ma equipe turaza kuyarebaho uburyo yiteguye we kubgawe nk'umunyamakuru cyangwa se nk'ijisho rya rubanda ukimara kubona ko Minisport yatanze uburenganzira wiyakiriye ute kuko benshi mu minsi ishize natwe angaha kuri iki gitangazamakuru twabigarukaga tuvuga tuti ikiciro cya kabiri dukurikije uburyo tubibona n'uburyo Jire Karangwa umuvugizi w'umusigire akaba n'umunyamategeko muri Ferwafa yari yabitangaje ngo bigendanye nuko tuzatubona icyorezo cya COVID-19 gihagaze nibyo byaduha ishusho ariko uyu munsi ndakeka none nta rwitwazo nibyo kugeza kuri no munsi ko ministeri we yamaze gukaririfa ibintu byayo yamaze gushyira mu muki ibintu iravuga ibwira federation ati mufite umwanya mugende mutegura ibintu byanyu maze mutwereke gahunda bundi mworoganize ayo ma championnat ya ma competition atandukanye muri ya federation y'umupira w'amaguru yaba ari mu ibyiciro byose mbese muri rusange babakomore baravuga ati nta hanyu wo gupanga gahunda z'imikino uko zigomba kugenda bivuze iki rero aho ngaho kuba ministeri yamaze kuba akoro cyangwa se yamaze kubemerera ko bafite uburenganzira bwo kuba bategura amarushanwa yari yose bivuze ko abantu twese cyangwa se abantu benshi cyane bibazaga bati ese niryari nibuza federation izamenyesha abayobozi cyangwa se n'abantu bafite ama equipe muri deuxième division cyangwa mu byiciro by'abagore niryari bazakina kugeza kuri no munsi rero federation urumva ko yahawe go ahead na ministeri kugira ngo barebe ko mu byukuri batangiza zino gahunda z'imikino muri ibyo byiciro bitandukanye ubwo rero nukuvuga ko ya makipe noneho yo mu cyiciro cya kabiri yarara hari mu kirere ataza aho biva naho bigana ataza aho biri kwerekeza yibazaga se tuzakina cyangwa ntituzakina nahabo rero akakanya ko kupushinga nabo bakajya muri federation bakababwira bakababaza gahunda ihari noneho nyuma yaho ministeri yo ishyize gahunda zayo ku ruhande ko nta kibazo gihari mu gutegura iyo mikino ahubwo federation ari igomba kugira ibyo yorganiza ubwo rero nabo batangire bapushinge babaze niki kigiye gukurikira nyuma yaho ministeri noneho ibemereye kuba yemereye federation kuba bakina nabo batangire nabo bakore kuri babakinnyi babo hirya no hino batangire barebe ese amakipe noneho nihagira condition runaka federation ishyiraho yo izaba yabyuje bazabuzuje izo condition ariko amakipe menshi cyane iyo ugiye kugenda ukubita ibyumvirizo hirya no hino urasanga bo bavuga bati twebwe turiteguye kandi turitayari kuba twakina bitewe na forma bazaba bashyizeho batubwira ngo tuve hano tujye gukambika wenda mu karere ka Rubavu cyangwa mu mujyi wa Kigali cyangwa Ihuye cyangwa n'ahandi burasirazuba naho hari bibuga twe turi tayari ko
twafata ama ekipe yacu tukagenda tugakampika aho ngaho tukahava tumenya ikipe ebyiri zizamutse. Ubwo rero na federasiyo kubereka umurongo bagomba gukurikiza, ibintu bagomba kugendera nyuma yaho Ministeri ya Siporo yo ibemereye ko ayo marushanwa yasubukorwa mu by'ukuri. Ubwo rero numvise amakipe menshi cyane ari yiteguye amagaje, aravuga bati twe turi tayari, abakinnyi bacu ntibigeze bagenda guhera mu kwezi kwa mbere, ubu ngubu twebwe tukirokirita tukinjizamo abandi kandi twarabakomeje kubaba hafi. Etoile de l'Est naho perezida yigeze kumbwira ati gemeze neza n'ikipe yacu iriteguye nta kibazo dufite. Ukumva wagera igicumbu ugasanga bimeze neza, Kireheyo yatangiye kwitegura kera. Ubwo rero nabo nibatangire biyegeranya nyuma yo kumva bino bintu, ino nkuru nziza kuri bo, batangire biyegeranye, begeranye utuntu twose, niharamuka hari kondisiyo runaka zishyizweho bazaye nabo bari tayari kugira ngo bahite bashyira mu bikorwa, batangire bahangane, batangire barebe ko bazivanamo mu by'ukuri. Amakipe abiri azaza gusimbura ikipe ya AS Muhanga ndetse na Sunrise zamaze kuba zimanuka mu cyiciro cya kabiri, aho ngaho bise bikuraho n'Icyana Stars, bikureho na cya kindi cyavugaga ko ikipe ya Sunrise yizeye kuzaguma mu cyiciro cya mbere, ndetse wenda na Muhanga nimba nayo yari ikibifitemo imbaraga nayo yari kuzaguma mu cyiciro cya mbere, kuko nubwo yiyubakaga Sunrise yubakaga ubona ko ifite purpose cyangwa se yaba ari nk'amakuru ifite kwizaguma mu cya mbere, ariko niharamuka hakinwe kino cyiciro cya kabiri mu by'ukuri ubwo bari abakinnyi iri kugura nyine niyo bizakoresha hepfo iyo ngiyo. Yes, ngayo nguko rero ngira ngo Charles nkuko nari ntangiye mbikubwira, ku murongo wa telefone dufite umutoza wa ekipe y'Akagera Football Club ni Benimana Richard. Kocha mwiriwe neza? Murakomeye? Kocha mwiriwe neza? Kocha uravugana na Stars Tushimire ndetse na Shari Namwemezi, turi mu kiganiro MTN Sun Sports kuri radio Izuba. Tukwakiriye muri uyu mwanya nk'umutoza w'Akagera Football Club kugira ngo twumve imba mutima zawe nk'umutoza, uburyo mwakiriye kuba Ministeri ya Siporo yahaye uburenganzira Ferwafa bwo kuba yatangiza shampiyona y'icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda. Babonye inyeri natubwira ko tugiye gusubukura gukina, ariko biragoye cyane, biragoye bijyanye n'iminsi turimo. kuva ngo ugiye gukina ntabwo bizafata igihe kinini, abana ntabwo biteguye bari mu rugo, ariko ni byiza akazi kagiye gutangira, tuzagerageza bishoboka. Kocha uvuze ko ngo abakinnyi batiteguye bihagije, ariko byanga byakunda muri iki cyumweru bitarenze kuwa gatanu nibwo muri buze kumenya amabwiriza ngenderwaho muzifashisha murimo mukina shampiyona yo kurinda COVID-19. Ku bwanyu wenda nubwo abakinnyi bamaze igihe batabonana cyangwa se batari mu myitozo, ariko hari icyo mugiye gukora nk'abatoza? Mukora amakorosi afite baro, mukore tushe baro, ariko umuntu ukora mutari kumwe bigoye kugira ngo umenye umuntu ahagaze kuri rwego. Ibyiza tuzahamagara baze rebe, dushobora kuzagira ikibazo cy'imvune ku bakinnyi bitewe n'uko tugiye gutangira abantu bamaze igihe badakora, ukajya mu irushanwa wizeye umukinnyi wakina match ukajya kubona mutakaje, ariko byanga byakunda tuzagerageza turebe. Kocha ngira ngo abantu benshi bazi Akagera Football Club ni ya kipe mu by'ukuri kugira ngo izamuke bisa naho ari ibintu bigoranye. Hari amahirwe cyangwa se hari icyizere cy'uko uyu mwaka ugiye kuba watangizwa mu minsi mike cyane Akagera gashobora gutungurana kakazamuka? Ubuze ikintu cyiza cyane, ahubwo buri ekipe ikunda kugorwa no gukina imikino myinshi, birahera ko yakina imikino mike ikaba yarushaho no kuba yabona itsinzi zishobora ukwezi ubonaga. Gito dufite abazamuka ikipe itunguranye rwose, ibyo twizesha kutazazamuka ariko ukabona ikipe nka azazamuka bitewe n'igihe gito dufite cyo gukina, ubona kigeze neza birashoboka cyane ko yazamuka. Hanyuma coach, nk'ikibazo je nakwibariza ngewe noneho tuvuye kuri ibyo byo kuba wenda mwiteguye cyangwa se mwumvise ko mugomba gukina, ese nibaramuka hari condition bashobora kuzakiraho ngo ama equipe ashobora kuzakina bifashi wenda bakambitse nk'ahantu runaka cyangwa se hakagira izindi condition bashyira, mwebwe nk'Akagera muri tayari ko condition bazakiraho zose icyo gihe muzagendanamo neza n'ibyo federasiyo izaba yabegijize gukora? Halo? Kocha uratwumva?
Yego turabumva. mugenzi wanjye yararimo avuga ati murumva muri tayari ko mushobora kugendera muri condition n'ubundi federation yazabashyiriraho. Condition turi tayari kubigenderamo. Ndizera bijyanye n'amabwiriza ahari nuko iminsi iri kugenda. Igihe gitoya ukwezi abantu bari muri lokale badasohoka bakora déplacement byadufasha cyane ariko kereka ari ikindi bishaka kuzagora abantu ariko ibintu mu gihe gito kigana n'ukwezi ntabwo byaranira abantu. Kocha urakoze? Yego ntabwo murakoze cyane. Mwamwumvise rero mutoza w'Akagera Benimana Richard ati nubwo rwose abakinnyi batari bakwitegura bihagije cyangwa se ari umwanzuro usa naho uje utunguranye ariko tuzagerageza ibishoboka byose nubwo hari abakinnyi bazagaragaza imvune ati kandi conditions zari zose zizashyirwaho tayari ko twebwe twazubahiriza zipfa kuba ziri muri gihe gito gishoboka atari bimwe bizabasaba umwanya munini cyane cyangwa se igihe kirekire kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bazaba biyemeje. Mu by'ukuri Anastase kino cyiciro cya kabiri nubwo kigiye kuza wenda nukuzategeza ntago turamenya wenda condition bazakiraho ariko hashobora kuzaza condition wenda ama equipe amwe ntabashe kugendana neza nayo nizo condition wenda ukasaba birazigoye cyangwa se hari ibintu bikomplitsemo ariko wenda reka dureke gutekerereza ibitaraba reka dutegereze turebe ibyo federation izashyiraho. Gusa icyo wamenya nuko ku munsi w'ejo ku munsi wo kwa mbere nuko komite nyobozi ya federation nibwo yateranye ku munsi w'ejo yemeza ko mu cyiciro cya kabiri rwose bagomba gukina kandi bakabemerera kuri fede match cyangwa se ku bakinnyi 18 bagomba kuba bitabazwa ku mukino hagomba kubonekamo abakinnyi 3 b'abanyamahanga mu cyiciro cya kabiri. Urumva ko naho babatekerejeho nyuma yo kuzamura umubare wa 5 mu cyiciro cya mbere. Mu cyiciro cya kabiri naho abanyamahanga 3 naho babemereye ko bashobora gukoreshwa bashobora kujya kuri fede match. Urumva ko ni ibintu byiza cyane kuko nk'ano mu Rwanda ushobora kwiyubaka ugashaka abakinnyi batoya bakiri batoya ariko ukabongeramo nizo element 3 zo uvanye hanze zikagize zigufasha ubwo yama equipe ashaka kuzamuka mu by'ukuri atangire arebe uburyo yatangira kubitekerezaho no kwiyubaka ku buryo bazazamuka nka Etoile de l'Est ikumbuye icyiciro cya mbere za Kirehe zirabyifuza uretse ko numvise n'amagaju nayo bakaniye mu bufundo bavuga bati nkuko wigeze kuba meya wa Nyamagabe yavuze ati tuzamutse mu cya mbere kandi ntitwiteguye gusubira mu cya kabiri basubiye bate abwiye mvugo barashaka barayikumbuye bayihinyuza kubivuga. Reka tujye naha ngaha Shari ngira ngo iyi nayo ni ikipe yo mu cyiciro cya kabiri Rwamagana City ariko nta myaka myinshi rwose iciyeho ikipe ivuye mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Mbere yuko tuvugisha perezida wa Rwamagana City Uwimana Ntemi uranabizi ko yabaye meya w'akarere ka Rwamagana ariko kuri uyu munsi n'ufite mu nshingano cyangwa se n'ufite mu mirimo nk'uko abarundi babivuga ikipe ya Rwamagana City abangaba nabo ngo banyoteye gusubira mu cyiciro cya mbere ubundi Rwamagana City yahuye na Etoile de l'Est biba ari ibindi biba ari ibindi rwose kipe ya Rwamagana amakipe orahanganye ni derby ashamiranye ubwo ariko ni kwaguhangana nyine ko mu kibuga ntago ari kwaguhangana guteza amahari hagati y'abantu n'abandi ni kwaguhangana tumenyere muri football muri sport zitandukanye. Niyo mpamvu rero ano ma equipe usanga ahanganye cyane kuko iba ari derby ikomeye cyane. Rwamagana ivuga iti tumeze neza twiteguye neza tugomba gutsinda mu gihe urundi ruhande nabo bavuga bati Rwamagana ntabwo igomba kudukora mu jisho byensire kuko ngira ngo abangaba nabo pera pore ko banyotewe kugaruka mu cyiciro cya mbere ubundi tuzi neza amakipe 3 yo mu burasirazuba aryoshye shampiyona y'icyiciro cya kabiri Etoile de l'Est Rwamagana City Kirehe
niyo makipe tuzi mu cyiciro cya kabiri mu burasirazuba hano ubwo mbaze muri zone y'uburasirazuba naho wajya muri zone yo majyaruguru dufite iyi mu majyaruguru zone dufite yo rekada iri Gicumbi na Sorwate sibyo nizo kipe dufite iyi wenda imbere yuko tugaruka kuri byinshi reka twakire umuyobozi wa Rwamagana City Ntemi amufite ku murongo wa telefone. President mwiriwe neza? Mwiriwe. Murakomeye? Yego turakomeye. President muravugana na Anastasie Tuyishimire ndetse na mugenzi wanjye Charles Ntamwemezi tubahaye ikaze mu kiganiro MTN Sun Sport cyo kuri munsi. Murakoze cyane. Hanyuma President hari inkuru nziza yazamutse ku ma equipe yo muri deuxième division abemerera ko bashobora gutangira guba bakina icyiciro cya kabiri gishobora gukinwa. Mwebwe mwabyakiriye gute ku ruhande rwanyu nka Rwamagana City? Ntabwo mbumva rwose. Nakubazaga nti hari inkuru yazamutse yamenyekanye ko ministeri ifite sport cyangwa se ifite imikino mu nshingano yamaze kwemera Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ko yatangiza ama equipe yo mu cyiciro cya kabiri ndetse no mu byiciro by'abagore. Ese nkamwe ku ruhande rwanyu nka Rwamagana City mwakiriye gute iyo nkuru nziza yo kuba mugiye gukina kuko dore hari amakuru menshi yavugwaga ko icyiciro cya kabiri gishobora kutabaho? twifuza ko twamenya amakuru yo gutangira icyo cyiciro niba twakiriye neza. Hanyuma ku ruhande rwa Rwamagana City mwiteguye mute kuba mugiye kuba mwakina kino cyiciro cya kabiri cyangwa se irushanwa mumenyere gukina? Ese muriteguye ko condition zose Federation izashyiraho uzagenderwaho mu gihe bazaba babamenyesheje igihe muzatangira gukinira mwiteguye ko izo condition muzazubahiriza? Biraguza kwita mbabwira ko twahita tumeze kuko tutazimenya. Ariko byabaye byiza kuzimenya kuko twamenya tuzazubahiriza ariko tutazitegereje ntabwo nahita mvuga ngo tuzazubahiriza kandi tutazizarizo. Turebye noneho kuri Rwamagana tureke kureba amakipe muri rusange, mwebwe we mwiteguye mute ku buryo muriteguye ku buryo isaha ku isaha Federation yatangariza igihe runaka competition yatangirira mwahita mujya mu kibuga mugakompeta? Biragoye kuko tumaze igihe tudakina. Dufite abakinnyi, dufite abatoza, staff yose iruzuye. Ariko kubera Rwanda twari turimo tutazi igihe tuzatangirira buri mukinnyi ari wabo. Hari nabo tutazi naho baherereye. Ariko isaha n'isaha baramutse batubwiye twabatumaho ko dufitanye na telefone. Bisaba gushyiramo umwanya wo kubanza kwitoza. Ntabwo batubwira ngo uyu munsi ni ku wa kabiri ejo mukine ntabwo byakubiye. Ariko baramutse mu byo bateganya baramutse bashyizemo ukwezi twiteguye gukina. Ukwezi ko kwitegura umwana umaze iminsi udakina ntabwo amushyira mu kibuga ataramanza kumenyera no kwitoza. Birumvikana ntabwo byahita bipfa gukunda kuko bamaze igihe kinini badakina cyane. Hanyuma noneho ku ruhande mwebwe rw'ubuyobozi mwebwe murumva nta kibazo mufite, ibintu byose biri ku murongo? Twebwe ibintu byose biri ku murongo nubwo nababwiye abakozi bose turacyabafite, abakinnyi turabafite n'amafaranga turayafite. Twe gusa icyo twakenera ni umwanya wo gushyiramo w'imyitozo kugira ngo dutangire gukina. Ibindi ni ugutegereza ariya mabwiriza tutazi tugomba kubanza tukamenya ayo ariyo kugira ngo dukine. Ubushize harimo amabwiriza yo kumwanya yuko nta bafana bagomba kuza ku kibuga. Ikibazo uburyo natwe dufite ikibuga kidafunze uburyo twabuza abafana kuza ku kibuga. Ariya mabwiriza amaze gusohoka tumaze kumenya arimo nibwo tuzakora inama yo kwitegura. Ariko ubundi haba abakinnyi haba staff twese turi tayari. Icyaba kirimo gusa no gusigarana imyitozo no kumenya igihe twatangiriza n'amabwiriza Ferwafa natwe tuyigeho turebe ibishoboka. Ariko n'ubushize twari twamaze kwiyandikisha mu ikipe 12 zaziyandikishije twari turimo. Reka tugushimire cyane President. Murakoze cyane. Rwamagana City. Rwamagana City. We mufana haguruka simuka dufane idarapo
bagutatira bagatakurwa umutako ugutanaze by'uguhozaho urushinge gasusuruka basuherewe basinda umunezero uvuguka mu biganiro umuziki n'amakuru. Yego maze kumwiyumvira rwose ni Uwimana Ntehemi, ni perezida w'ikipe ya Rwamagana City. Yagize byinshi cyane atangaza rwose, ngira ngo mumaze kubyumva. Ati Rwamagana City twebwe turi tayari. Ubwo ubutumwa bwanyu mu kanya gato cyane ndaje tubunyuzemo amaso rwose turebe ibitekerezo mwagiye muduha, dore ko dufite ubutumwa bwanyu mbona bwagiye butugeraho rwose neza cyane. Ubwo ubutumwa mbona bwatugezeho imbere yanjye ahangaha, wenda Charles imbere yuko tujya ku yindi ngingo tuza no kujya ku yandi makuru, nuko ati Aloyizi Cyomoro ati abasaza baciyeho aragenda mu butumwa bwatugezeho. Hanyuma ati mwiriwe neza Anastasia Veki Sharire, turi kumwe nkuko bisanzwe. Ni Rodi Chris ati nibyo kwishimirwa cyane kuri amwe mu ma equipe rwose akina muri second division, ati ubwo niyitegure neza. Ati nubwo batinze kuyabwira ko azakina rero nka Sunrise, ndumva nayo yarateguriye icyiciro cya kabiri, gusa twari dukumbuye imikino y'icyiciro cya kabiri. Ukwezi kumwe kurahagije ku makipe afite buri kimwe cyose aho kuba naho gukorera imyitozo. Bihangane bitegure rwose, kuko ndumva Akagera kazagerageza gutegura ikipe yabo. Ati gusa na Etoile de l'Est nitangira ikora imyitozo, kuko ndumva second division bayemereye gukinisha abanyamahanga batatu. Ati nibatangire bagure abakinnyi. Ubwo rero n'ubutumwa bwa Rodi Chris, ngira ngo Charles ibyo nubundi nyuma yangiye ibi natangiye kubibona nyuma hejo bundi Ministeri ya Sport ivuze iti imyitozo n'amarushanwa birasubukuwe bigemerewe gukomeza gukora. Nibyo byari byo kwishimirwa, kuko iyo ibintu byafunguye ibintu byinshi bitandukanye gurya hari n'izindi nzira ugenda ukareba ukavuga ati ibintu nimba bigenda byoroha gutya na gutya. N'ibingibi na siporo nayo iri mu nzira ishobora kuba igiye kuza mu by'ukuri kugira ngo abasportif nabo bongere bishima, abasportif nabo bongere bahure, bongere bagaruke muri activity, kuko baba bamaze igihe kinini mu by'ukuri batari mu bikorwa bya siporo bitandukanye. Umvise ko perezida wa Rwamagana City agira ati twebwe abasore barahari ariko bamaze igihe kinini mu by'ukuri badakina. Ubwo urumva nizo mpungenge tuba dufite, ariko twebwe turi tayari. Ubwo urumva rero kino gihe cyari giciyemo activite za sportif zitari gukorwa, kuba rero hagarutse no nk'uruko ibikorwa bya siporo rwose bigenda gukomeza vuba ahangaha. Umusportif wese uri hirya no hino yarabyishimiye mu by'ukuri. Noneho byagiye ku ma equipe yo mu cyiciro cya kabiri ho bikaba karusho, kuko mu matwi yabo bumvagamo inkuru nyinshi zisirikira zivuga ziti deuxième division ishobora kutabaho, deuxième division nta gahunda bayifitiye. Ariko kugeza kuri no munsi ibintu byagiye ku murongo, niyo mpamvu wumva abantu bishimiye hirya no hino. Cyari tubijyanane na championnat cyiciro cya mbere n'icya kabiri mu bagore, kuko ntabwo tubitindaho. Abangaba nabo bagiye kuba bagira gutya batangira championnat yabo. Hari cyo twakwitega kuri Ndabuka? Kuri Ndabuke naho ngo bameze neza. Naho zenganira rwose n'umuntu hariya ambwira ati tumeze neza cyane rwose. Agenda ntembereza rwose avuga ati dore ubu ngubu turi kwitegura amabwiriza, noneho twayumvise ko bimeze neza tugiye gusubukura. Avuga ati ubu ngubu condition physique y'abakobwa twese tubakoraho, tumutangiye mukorere mu rugo ama jogging, basimbuka imigozi, batangira biruka imisozi hirya no hino kugira ngo bagarure endurance iri kuri hejuru, bongera babe physically fit. Ubwo rero urumva Ndabuke rero nayo yitegura. Ariko nabonye mu bagore naho hemerewe ngo abanyamahanga batatu mu cyiciro cya mbere, ariko mu by'ukuri mu cyiciro cya kabiri ho nta munyamahanga wemewe. Urumva abadamu nabo babitayeho rwose. Ubwo Ndabuke twizere ko bizagenda neza. Dinana ababyizeza abantu bitangaza ngo Ndabuke ngo irazimara noneho. Abantu barakora imyitozo
umwitozo mpuzamahanga. Reka tuve aho ngaho rero dusimbukire n'aha ngaha twumve ibyaho rwose uburyo ibintu bihagaze cyane. burya n'ubukombe ikipe y'abanyarwanda burya n'ubukombe turi abakunzi bayo burya n'ubukombe. Kera kabaye Sharire abantu bashobora kuza kumva Eritier Ruvumbu Nzinga mu masaha make cyane na Muhire Keve ndetse na Junior Bayono Aubameyang uyu rutahizamu rwose mpuzamahanga Sumunyagana rutahizamu mpuzamahanga w'umunyagabo Burito Junior rwose Bayono asinyira ekipe ya Rayon Sport. Ya Rayon Sport ariko Rayon Sport ibintu byabo bari kubikora bitonze batuje buhoro ariko se guma mu gikara ariko buhoro ibi bintu bya Rayon Sport shari vuga ngo buhoro pore mbona bayikoze mu nda bagiye kuyikuramwe amara se gute polisi nose polisi irashaka gusenya rero igiye gutwara urura runini safe polisi ntago yasenya reyo ariko none se safe ntibirangiye yagiye kujya muri polisi safe rega n'ubundi ntabwo ari umukinnyi wa Rayon Sport ariko bari barumvikanye 20 millions za recruitment na Denza ariko kuba yajya muri polisi wenda n'amahitamo yabagize nkuko ashobora no kutayijyamo akajya no mu yindi equipe. Ubu rero abareyo ntago bagera gutya ngo wenda ngo kuko safe yabagiye muri polisi cyangwa agiye mu yindi equipe bibabaze cyane kuko ntago n'ubundi yari umukinnyi wabo nta service yabahaga wenda yari kuza bari bamwiteze ko yaza kandi anahageze yaba ari inyongera nziza ariko mu gihe bitari gukunda mu gihe batazamubona wenda ariko ntibiranarangira niyo polisi nibivugwa kandi n'andi makuru ugenda utohoza ugasanga pourcentage nini iragenda ihengamira kuri Rayon Sport kuri safe ariko nyine bitakuyeho ko nubwo bushobozi bushobora kubazitira ntaboneka ariko atanabonetse nta gikuba cyaba cyacize kuko n'ubundi ntago yari umukinnyi wabo abareyo ntago byababaza cyane kereka wenda icyababaza ni nko kumva ngo polisi iraje igiye muri defense yabo ifasha umwana nka Kremera mutwaye ikagenda ikavuga iti ndi mukinnyi runaka baba bakiniye muri sezo zatambutse iramujyanye niho abareyo bababara ntaho safe kuko kugeza kuri no munsi ntago ari abo umukinnyi wabo. Hanyuma Rayon Sport kuba yahereza amasezerano Eritier Ruvumbu Nzinga ndetse na Muhire Keve na Junior Bayono uyu mwataka mpuzamahanga w'umunyagabo yabikoze diro nziza kuko Eritier Ruvumbu Nzinga twaramubonye muri service yarazitanze muri sezo yatambutse twarabonye yarabafashije cyane na performance yagize yari nziza yatangaga icyizere kandi n'abareyo nabo baramwishimiye yaba komite nyobozi ndetse n'abandi bantu barifuza ko izo service ziwe yakomeza kuzitanga muri Rayon Sport kugeza ubu ngubu rero baramuka bumvikanye mu by'ukuri akaba yaguma muri iriya equipe ya Rayon Sport igihe kirekire cyaba nk'imyaka 2 cyangwa se n'inarenga byaba ari inyongera nziza muri Rayon Sport kuko yaza kubafasha byinshi cyane noneho byaba byiza cyane hakiyongeraho n'uwo musore w'umunyegabo Junior byaba byiza cyane kuko nimba ari umwe mu bataka wenda yabaje ari wa mwataka utsinda ibitego mu by'ukuri byaba ari byiza cyane kuri Rayon Sport mu by'ukuri urumva ko ikomeje kugenda yiyubaka buhoro pore ibintu bya birabikora bucece ariko ngo ikintu bahishiye nuko ku munsi umwe izaba yarangije gufinaliza deal zayo zose gusinyisha abakinnyi babo batandukanye inone izakora nk'umuhango wo kubamurika bakore n'ibirori wenda hari igihe byazaba n'amahirwe ugasanga ingamba zo kugera muri stade wenda zarorohejwe wenda nk'abantu bipimishije runaka mubare runaka bashobora kwinjira muri stade urumva icyo kirori cyo kumurika abakinnyi ngo bazaba barasinyishije kuko barimo barabasinyisha bakirinda kubatangaza wazabaho nk'icyo twakwita kuri abahanzi bakora launch bakanonshinga album z'indirimbo bafite nabo rero ngo bazaronshinga album z'abakinnyi ni benshi bamaze gusinyisha benshi cyane ariko ntago bari kwifuza ko babashyira hanze
bya hato na hato bazaba berekanira rimwe kugira ngo barebe ko hari n'umutahe bakura mu bafana ba Rayon Sport mu by'ukuri. Mbere y'uko rero tuva hano mu Rwanda tukareba bike bikomeje kuvugwa muri Afrika ndetse n'ibwota amasimbi mu gihe cy'iminota mike yadusigaranye, Sharire icyo naba mvuze gatoya cyane nuko Amavubi tariki ya 28 uku kwezi ku isaha y'isa 7 z'ijoro rwose cyangwa se saa 7 z'igicuku, Amavubi nibwo azaba afata rutema ikirere yerekeza aho bita Agadir muri Maroc, urumva muri Maroc, kuko Amavubi akazagaruka i Kigali ku itariki 2 Nzeri 2021, urumva aje gutegura umukino wa Kenya. Amavubi afite akazi katoroshye cyane, ariko Sharire mbere y'uko Amavubi ahaguruka ngira ngo wenda bagenzi bacu bagarutse ku munsi w'ejo bagira icyo bakomoza kuri Kwizera Olivier na Mashami Vincent, ariko Mashami Vincent n'ubundi rwose mwijwi rye ati Kwizera Olivier n'ubundi rega ntawe ari kumutererana, ati no mu rwego rwo kugira ngo tumwereke ko tumuri hafi. Tiri mu rwego rwo kugira ngo tumwereke ko tumuri hafi. Banza wumve gatoya Mashami Vincent icyo yatangaje ku munsi w'ejo rwose kuri ibi ngibi, hanyuma tugire byinshi cyane tugarukaho dusesenguraho cyangwa se tuvugaho yuko n'ubundi twigira mu yandi. Umunsi wa kabiri ngira ntabwo umuntu abatarabona byinshi, ntabwo umuntu yavuga byinshi kuri status y'abakinnyi, ariko icyo umuntu yavuga wenda uko bagaragara ku mibiri yabo, mu maso yabo urabona ko bamaze kuruhuka, bararuhutse nyuma ya shampiyona, urabona ko bafite fresher, ariko nanone ngira ngo tuzabona neza ko bahagaze tumaze gukora amatest physique. Ubu ngubu navuga ko tukiri muri basics kugira ngo byuze tutangiye dutegura imibiri yabo kugira ngo tuzashobore kubakora mu byo twifuza cyane cyane muri zo test physique. So ngira ngo rero ku minsi 2 ntabwo nakubwira ngo bameze neza cyangwa ntabwo bameze neza, gusa ibyo tubona biratwikizere ko nyuma y'icyumweru cyangwa se nyuma y'iminsi mike bazaba batangiye kureponda positivement. Guhamagara Kwizera Olivier ntibyavuzweho rumwe nk'umutoza, amahitamo murasobanura amahitamo yanyu? Nibyo koko ngira ngo ntabwo abantu bari kubivugaho rumwe, ariko icyo navuga cyo nuko Olivier ni umukinnyi mwiza, wenda wagize ibibazo bitandukanye, sinabwo bwa mbere yaba bigize kuko kuva kera wenda abataramukurikiranaga ngira ngo ni ibibazo yagiye agira ariko bitamuturutseho, ariko nanone byagize ingaruka ku buzima bwe. Ngira ngo rero ku mpano afite nta wayishidikanyaho, ariko nanone nk'abanyarwanda tugomba kugira umutima ubabarira, ntabwo twahora gusa duhana cyangwa duca imanza. Mashami Vincent ntabwo twahora duhana cyangwa se duca imanza, tugomba kugira umutima wo kubabarira. Nibyo ngo ni ukubabarira. Noneho wumvise ko avuze ko batari gutererana umusore nka Kwizera Olivier muri condition yaravuyemo, no kumuba hafi kugira ngo bamwereke ko agomba kwisanga. Niyo mpamvu rero ngo yaba yaramuhamagaye. Mu by'ukuri yavuze byinshi ubundi Mashami no kubakenyi benshi batandukanye, no kuri Faustin Usengimana yavuzeho impamvu urwo mu by'ukuri yavuze ko atakomezanyije n'ikipe y'igihugu Amavubi muri camp aho biteguraga ino mikino kubera ikibazo cy'uburwayi yaragize, ndetse na famille nayo kaba yari ifite uburwayi butandukanye. Ni byinshi yatangaje urumva rero ko mu by'ukuri ikipe y'igihugu Amavubi ari iri mu myiteguro. Nahoze numva n'amakuru menshi cyane atandukanye ko hari abasore batandukanye bagomba guhurira n'iri ekipe y'igihugu Amavubi hari Agadir muri Maroc, batari ngombwa ko bazagera hano i Kigali, barongojwe imbere n'uwo bita Rwatubere Abdul ndetse n'uwo bita Imanishimwe Emmanuel cyangwa se umwite Mangwende we, dore ko ari na hariya muri Maroc. Urumva ko mu by'ukuri ni imyiteguro myiza cyane.